urupfu iyo ruje ruba ruje, ahubwo ikintu gihari niki, ayo mafaranga se azakujyana kugeze mu ijuru, azakujyana kugeze mu ijuru, uzayasiga hano kandi azaribwa n'abatarayavunikiye, azaribwa n'abatarayavunikiye. Twebwe tugira imico yo kuvuga ngo umuntu ngo yapfuye ngo ntago twarya inyama ngo ngikiriyo kitari cyarangira. Hari abantu hakurya aho ngaho babagande bababwira ati genda murebe kiriya kimasa cyiza abari cyo muzana, ndeze murarya inyama kandi umuntu yapfuye, yewe wapfuye azisiga, twebwe se uki tutarya inyama, reka twirira inyama. Abantu nuko bameze. Buri umaze no kugenda ibyawe batangira kubigabagabana ibintu, bagatangira kujya bafata umwe bijyana kugeza ku myenda yawe bawambara. Rero ikintu gihari niki, menya yuko Yesu ari we dukeneye muri uyu mwanya, adushoboze kugenda mu ijuru. Kuko ikintu nagira ngo nkwibutse, amafaranga agura amaraso ariko ntabwo agura ubuzima. Amafaranga agura uburiri ariko ntabwo agura ibitotsi. Amafaranga agura isaha ariko ntabwo agura igihe. Amafaranga akora ibintu byinshi, ariko icyo Imana itashatse buriya ko amafaranga akora ntabwo agikora. Nanaguha urugero, hari igihe ugenda ugakoresha amafaranga ati ngiye ko mfite amafaranga, uriya muntu murusha amafaranga ndamuhemukira ndakora ibi, ariko wowe ukabipanga ugasanga no muri babandi wahaye amafaranga Imana ikabakoreramo mu mitima yabo, ku buryo wowe wanagera hariya, urugero wajya kuvuga ngo gutya wa muntu ubwe akavuga ati oya ibintu ntabwo ari byo, sinayemukira uyu muntu, rakeka ari kubera ikise niki kiba kibiteye, ni Imana ibibikoze. Amafaranga icyo gihe abatakoze hari indwara urwara. Ese abakire bo ntibarwara? Abakire bo ntibaribwa n'imitima? Abakire bo ntibagora stress? Ibyo byose bikugaragariza ko amafaranga ntacyo avuze. Ariko ikintu gihari ugomba kumenya, Yesu niwe gisubizo cya byose. Yesu iyo umufite, stress ziraza, akavuga ati stress vamo hano, fitemo umwanya. Ibibazo byari byo byose bije, ntibivuze ngo ntabwo duhura n'ibibazo, ariko Imana igabanya imisonga. Ikibazo kiraza, abantu bakareba bakavuga ati uyu muntu arahita yiyahura noneho, ariko wowe kubera ko ufite Yesu muri wowe, akagenda akabigabanya ubukana, akagenda akabyumva, noneho igihe kikagera ba bantu bakajya barebera hari atarahita yimanuka kabisa, wawe ugakomeza ubicamo gake gake ugenda. Niba ufite n'amarira ugagenda uti Imana nukuri ngedengera, Imana nukuri nshoboza, Imana ikagushoboza. Umunsi ugacamo, undi ugacamo, kugeza umunsi Imana izakuva umushaka wese. Kandi buriya ijambo ry'Imana ni ukuvuga uteye intambwe imwe yonyine ubwayo, wowe ngo atera 99, aho kantu urakumva, wowe kumva gusa yuko ubishaka, ukavuga ni ngenda ndashaka gukizwa, kubitekereza gusa ugatera intambwe ya mbere, ukavuga ni Imana nshoboza, ndashaka gukizwa, umva Imana iragushoboza. Ibyo wibaza ngo ntago byashoboka ko mbireka, Imana urayizi, wowe yihe control y'ubuzima bwawe, urebe ukuntu bigenda. Ibintu nabishira ku murongo neza, usigara urebe uvuga atase koko ibi byari byarananiye gute kweri, nuko ntari bwamenye Imana iragushoboza, ibintu bikava mu nzira bikagenda. Rero dore twiteguye, nta bubasha dufite bwo guhagarika uwo munsi. Ngeyo nibutse ko hari umunsi tuzapfa, umusigaye numva ko ikiza ari uko nahita nitegura, nimba ari abo mbwiriza nkababwiza, niba ari icyo nkora nyine kigomba kumesha icyubahiro, mbese kigomba gutuma ngenda mu nzira Imana ishaka, nkagikora vuba vuba ko mbanzi ku munsi n'umunsi nzapfa. Ariko hari undi abitekereza agahita gwara umutima, stress zikamurenga. Impamvu bawumva ko stress zitazikurenga nuko bawumva yuko bitameze neza, ugasanga nta mahoro mu mutima ufite, uhorana ubwoba rimwe na rimwe ubonye abapfuye, iyo wumvisha ibi nibugahora oya. Ngwino mu Mana nshuti, ngwino mu Mana, turi imbohe zidegembya. Niho hantu ugera ugasanga abantu b'abagabo turimo turarizwa n'ibyishimo gusa. Ugasanga nta mafaranga ufite, uri umukene, ariko worurira kubera ibyishimo. Agakiza kararyoshye. Agakiza nicyo kintu nabonye buriya n'urupfu rutagutinyisha. Iyo ukijijwe n'urupfu nirugutinyisha, ni hahandi ugira gutya n'umuntu akakubwira ati nutatukiye Imana yawe ndakwica. Ntago wagiye ubumva se abantu benshi, ahubwo yatusura nta kibazo rwose, ntago ndi butuke Imana. Rero nshuti bavandimwe, ijambo nari mfite kuri uyu munsi kwa kwibutsanya yuko hari umunsi uzashika tukakuno mwuka dufite. Ikiza rero ari uko tugomba guhora twiteguye kugira uwo munsi nugera tuze tugenda heza Imana duteguriye nuko.